rero na biriya bya Miss ntabwo ushobora kuvuga uti abana barahohotewe kuko ndibire yuko ashaka kuzagendera muri ya modoka, ashaka kuzakimbagira yambaye ikamba, ashaka wese kujya atakwinishitinga ahubwo nawe hagushora mu cyaha. Ese ubundi twareba gusa ibyo n'ibyo byose bikora nabo barya amafaranga ya leta n'abarya amafaranga ya rubanda n'abakora ibibi n'abarya imitungo y'abantu n'abakora andi mahano, bose they are the same, bafite ibibazo bimwe. Sinzi impamvu kirari cyo batunga cyane agatoki bakaba ari cyo bashyira hejuru bakamamaza. Investigation niba zikomeza, hari n'abandi sivuga ujyori, ndavuga sivuga jyori wenyine fo hasi, ndavuga abandi bari involved muri icyo kintu bakora muri zo sakozi, muri ibyo ngibyo. Je niko nabitekereza yuko nabo bashobora kwisanga. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye kuri Primo Media, turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mahoro. Ibyo bintu uzi gutoba salamu se wowe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babizi ko amadini yose yagendamo. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ndabashuhuje namwe aba Primo TV Media. Nibwira ko muri amahoro kandi nshima n'umurimo mwiza mukoraho kugira ngo benshi mu bantu bumva ururimi tuvuga bari hirya no hino ku isi bagira icyo bamenya kandi cyiza. Mwambo rero uri kubasuhuza abanyarwanda bakurikira ibingibi biganiro bari mu Rwanda, abari mu karere kacu keza k'ibiyaga bigari, abari muri community yacu ya Afrika y'Uburasirazuba, abanyanyagiye hirya no hino ku mugabane wacu wa Afrika mwiza, abari hirya no hino rero ku migabane hakurya y'amazi magari n'abari mu birwa bikikijwe n'ayo mazi hirya no hino ku isi. Mwese ndabashuhuje, ntibagiwe n'abacu bavuga ururimi rw'ikirundi aribo Barundi, abavuga ikinyamurenge aribo Banyamurenge, abarwandafone bo muri Kivu y'Amajyaruguru, abafumbira b'igisoro muri Uganda, Bahororo, bantungabona isingiro, mwese uvuga ikinyarwanda bashuhuje. Abaha n'abahangaza mwese, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza. Pastor, tugiye rero kuganira ku nkuru yavuzweho cyane muri iki cyumweru turimo dusoza. Havuzwe cyane ku bijyanye n'irushanwa rya Miss Rwanda, havugwa uburyo uwariteguraga Ishimwe Dieudonné witwa Prince Kid bamenyereye kuri ako kazina yafashwe. Urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rugatangaza ko ari gukurikiranwa ku byaha bigendanye n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Ririya rushanwa ujya urikurikira busanzwe mbere na mbere? Njya ndikurikira nkanareba bimwe mu byo bakora, ndetse nigeze no kutangazwa no kubona bariya bakobwa bitwa ni ba Nyampinga, ugasanga baratera za karati, abandi barigishwa ibindi bya kungufu n'ibindi. Nkibaza iyo bigana bikanya, nkibaza se aba bana iyi martial arts bakora bifasha iki, uburanga iki byose. Ariko kuko sazwe nzi imikorere buriya ya ruling masters bayobora isi, ni gahunda yabo, buri gihe bashaka gushukana, kandi buri gihe bumva yuko umuntu ari we wese agomba kwirengera. Pastor, reka tube turetse kwinjira muri ikiganiro narizanyemo, ariko ndashaka kubaza mbere na mbere, wemera ko hakwiye kubaho amarushanwa y'ubwiza n'umuco n'ururimi no kwimurika kuriya no kugaragaza ubumenyi, kuko nibyo ababitegura bavuga umuco, ubwenge n'ubwiza byose hamwe? Yo kubwanjye numva bitakabayeho, ntacyo numva byongera. Ntabwo mbyemereramo biriya, kuko kera najyaga numva yuko habagaho abakobwa bajyaga bahamagarwa beza ngo umwami atoranyemo uwarongora. Ibi rero byaje bagakurikiza ubwiza bakabyitira yuko ngo ari uburyo bwa women's emancipation, cyangwa se guteza imbere umugore, ngira ngo no kwigirira icyizere ku mwana w'umukobwa. Ariko umwana w'umuhungu se nabura n'icyo bamukorera. Ariko hari na Mr Rwanda nayo yaraje, hari na Mr Rwanda nayo ubu yaraje.
Mr Rwanda whatever, ariko ese ubundi bimara iki? Cyangwa erega ubundi icyo dukeneye nk'abantu ntabwo biriya tugiye mu mibare ntacyo byungura umuntu, bizana stardom gusa, the politics of stardom, ubwamamare bw'umuntu ku giti cye, akavamo wenda abandi bakaba bamwadimayaringa cyangwa bakamwifuza kandi batari bubewe, nk'uko twifuza abantu mbere b'umucuranzi runaka bakamujya inyuma kandi batazaba nkawe cyangwa batazaba we nene kesi, afite talents zihariye z'ibyo ngibyo. So ugasanga ari abantu benshi babirangariye, bigatuma abana benshi urubyiruko rwacu rubitindaho cyane, rubitekerezaho gutekereza mu kindi kintu cyabagirira umumaro. Yes. Ntago wemera ko uburanga n'ubwiza n'ubwenge n'umuco n'ikinyabupfura bikwiye gutandukanya abantu? Ikinyabupfura ntabwo kijyana n'ubwiza, ikinyabupfura kijyana n'uburere. Tuba tureba umwana aho yarerewe, uburyo yarezwemo n'uburyo yagiye akura, ibyo turabyemera, ni values nziza cyane cyangwa virtues, ariko ntabwo dushobora kuvuga ngo umuntu yabaye mwiza ku buranga. Icyo ni ibintu bitangwa n'Imana. Ikindi cya kabiri ni uko baba batabizi, bizana n'ishyari, bizana n'ibindi bibazo. Rero jyewe nkaba nibwira yuko ku bwanjye ntabwo aricyo nanareba, rwose ntabwo nakita, kuko urumva umuntu kugira ngo abe Miss agomba kugira izo combinations, cyane cyane ko bareba uburanga. Ibyo uvuga ngo bareba ubwenge, ubwenge se bapimira kuki? Utareba udasa neza ashobora, ubwenge ni ikindi kintu, ntabwo kandi bijyana n'uburere, kuko uburere nabwo ni ikindi kintu. Tugiye kureba izo values, tugiye kuzireba Miss, tugiye dukurikiza ngo dukurikije uburere ku buryo bw'umwihariko, twareba warezwe neza, ufite ikinyabupfura n'umuco n'iki. Naho se uzareba uko bagira, babanza first of all kubashyiramwo birabyo catwalking, imigendere. Ntabwo ari ya kinyarwandakazi, ugomba kugenda ibintu twakopiye mu banyaburayi, iriya migende kugenda bihetagura imyambarire, imiki, ntabwo bari ikinyarwanda, ntabwo ari umuco wa kinyarwanda. Nkaba rero nibaza yuko yewe ntabwo nabifavore, ko ntabwo bipromotinga ubunyarwandakazi n'umuco wabo. Wigize utekereza ko hazamo ibyo bintu by'ihotera rishingiye ku gitsina, cyangwa nawe wabyumvise nk'uko n'abandi babyumvise? Nabyumvise ntyo, ariko ntabwo byantunguye, kuko I know system, the culture that we have today. Umuntu wese favors zose umuntu azitangira ikiguzi kugira ngo ugire icyo ugeraho. Hari ikintu abantu batanga, hari abatanga ruswa y'amafaranga. Giye kubyita ihohotera, ni politike yo gusira ibintu muri bya bintu bya gender and feminism politics. Ntabwo ari ikintu kijyanye nuko byakaye byitwa mu mategeko, kuko guhohotera, giye uko n'uvyita guhohotera, ni umuntu utari wageze imyaka. Umukobwa nicyo se bashyizeho se, bamwe abantu bacu benshi bararangwa shinga mu ntuza, bafite abagore bari hariya bahetse n'abana, ngo mu gihe baryamanaga nabo ngo baburaga amasaha cyangwa se iminsi cyangwa amatariki runaka kugira ngo buze imyaka ngo yabugenewe. Ugasanga uwo muntu ari mu kibazo. Bavuga Ndimbati, ndavuga nka Ndimbati n'urugero, ari mu kibazo. Ubu ngubu bararangwa ishinga, ari abana be yabyaye n'umugore we bari mu kaga, ari umugore yarongoye ari mu kaga, na wa mugore ubwo umufungisha bari mu kaga n'impangazi, kuko ibyo byose uko bagira ni ibintu bizarangira rero babaye victims, bose babaye victims. Uriya wakoze ibyo n'abariya babikora ari umugore n'abana bazafite bazo, ko ntawe uzajya kubahahira baburaye. Sinzi yuko ari umuntu wita kubera kwa Ndimbati ubu ngubu, kereka wenda inshuti za hafi, ariko se babisustaininga igihe kingana iki, babikora igihe kingana iki? Ni ibintu byaje, ntabwo ushobora kumenya neza iyo biva n'iyo bijya, ibintu biraho. Rero na biriya bya Miss ntabwo ushobora kuvuga uti abana barahohotewe, kuko ndibire yuko ntibagenda bafite imyaka 18 se. Guhohotera se niki? Wenda icyo twavuga yuko ni ruswa batanze igitsina, ariko buri tegeko rya ruswa rivuga ngo utanze ruswa n'uyihawe bose barakurikiranwa. Ubwo rero nibabikora muri ruswa bakabishyira mu guhohoterwa, cyo kiraba kibaye ikindi, ko guhohoterwa n'umuntu gukoresha ikintu
akoresheje imbaraga cyangwa ububasha bundi agufiteho agufiteho ukabikora wigura. Ibi ngibi se ko ari fevazi, tuvuge nabo umuntu agiye kujya, niba ngiye gutanga uruswa kugira ngo ndi umugabo, kuko abagabo wenda twe ntabwo amategeko wenda turengera simbizi. oya pastor, abagabo n'abagore barangana imbere y'amategeko, niko bimeze. Ariko uzajya ubisobanura nkaho bikurikiranira hafi. Genda baza ngo nimba ntanze ruswa y'amafaranga, siko ningitanga ntibazambaza bati kuki watanze ruswa, njye nayitanze, baravuga nanjye baramfata ko nayitanze, n'uwo nayihaye nawe akagira ate, nawe akaregwa. Nkabaza nti se aho ni mu gihe ntahise ngutanga ngo ngaragaze ko yimpaye, nanjye nkayemera. Hari nk'igihe tujya tubona abantu yahaye nka ruswa umupolisi agahita amufata, ati uyu muntu yarampaye ruswa, icyo gihe bafata wari uyitanze. Yego. None se abo bavuga ko bahohotewe, nuvuye ko uwo muntu yaryamanye nabo, ntabwo bamurize rero. Kereko numvise n'abari Muheto, numvise ngo wafashe amajwi ye akaba ari exposing. Nariya majwi ntabwo bizwi ko araye, kuko ntabwo urukiko ruragaragaza ko araye kugeza ubu, uretse abantu bari kuyita ngo naye, ngo naya Muheto, ariko nta experts mu bintu by'amajwi cyangwa muri justice uragaragaza ko ari amajwi araye. Ayo mpamvu abantu bakwiye no kwitondera gukomeza kuyamwitirira. Niyo mpamvu y'itangazamakuru ryanyu mwirukanka ibintu mukaba mwabijugunya hanze umuntu mukamwandagaza, kandi ntabwo mfata umwanya wo kongera kumwubaka bundi bushya mu gihe atsinze. Ibyo nabyo ni ibibazo. Niyo mpamvu nanjye nabivuze ntawamenya niba ari amajwi araye, ko nta urabigaragaza. Yes, that's very good of you. Ibyo ni byiza cyane ku ruhande rwawe, ariko ku byerekeye rero biriya sinzi kategorizwa, kuko gihe cyo ntumva no vuga ngo ni hohotera. It's a gender based violence. Gender based violence, how do you define it? Kuko genzi violence ku muntu yuko ari ugukoresha iki, mbese gukomeretsa cyangwa gukubita umuntu, icyo bita physical harm. What about gender? Gender ni igitsina. So gender violence babivuze ngo wowe umugabo cyangwa umugore, ko nabyo nyine babivuga, yagufasha agira ate, agusha bita physical cyangwa bodily harm. That is where violence comes in. Naho kuvuga umuntu turavuganye, nzagukorera ibi, turumvikanye, kandi wenda nkanabimukorera, kuko abantu benshi mwujuje n'imyaka y'ubukure, ibyo bintu urabikoze murumvikanye. Yewe as a pastor nk'umuvuga butumwa sivuye ko ari byiza, ntabwo ari byiza at all. Ariko ndavuga mu isi uko abari mu isi bose bari mubi. None turareba justice as delivered by the human established law, amategeko yashyizweho n'abantu. Kuki babivana hariya babishyira muri wenda muri corruption? Niyo gender based by violence. Violence means something that involves bodily harming cyangwa physical harm. Umuntu ukaba wamugezaho ukamukubita cyangwa ukamubabaza ubuntu. Ariko ushobora no kuvuga amagambo, ukoresha amagambo ashingiye ku gitsina. Icyo gihe I think psychological gender violence. Icyo gihe rero n'umuntu utereta bamufunga. Kuko utereta umukobwa umubwira neza amagambo y'igitangaza yuko ari mwiza. Ibi bintu no gutereta arega ibintu birajyana habi nuko mutabireba. None n'abajya gutereta abahungu bacu azajya akoresha kase nk'ikiragi, tazakoresha amagambo n'ubundi. Abo bafite imyaka bashyizeho, iyo myaka turayemera, katuyemere ko n'amategeko agiyeho. If somebody is above that, akumvikana n'umuntu agiye kumukora, undi naho ahubwo undi ase kankubwire, do you know that even those girls can initiate? Umukobwa nawe yakwinitiatinga kugira ngo ajye muri iyo favor, akagira uko gufata. None se akakubwira ati rwose ndwanaho kandi nanjye hari icyo nzagukorera, ubwo se ntaba agushize mu kaga. Erega biriya bintu birimo fame, birimo ibintu bikomeye, umuntu azabicaza, umuntu ababishaka, ashaka kuzagendera muri ya modoka, ashaka kuzakimbagira yambaye ikamba, ashaka wese kujya atakwinitiatinga ahubwo nawe akagushora mu cyaha. Nabyo byashoboka, ariko nje muri rusange mbona yuko ari ibintu by'isi
ntabwo byo umuco wa kinyarwanda biranibera erega abanyaburayi byo bagenda batuzanira byinshi tukabyakira ntabwo uko byose ari byiza cyane cyane ko kujyana cyane ku byerekeye ibyo bita moral values abanyaburayi batwije mu bintu byatwangije bitwangirije n'urubyiruko bitwangirije n'abana bacu n'iki byose so rero nkaba nibwira ko ntabwo ikintu cyose giturutse hariya whatever glitters is not gold whatever comes from the west ntabwo ari ibyo abanyaburayi bazana ntabwo ari ikintu cy'igitangaza tugomba gushyira imbere. Ukaba utekereza ko n'abari abamisi bakwiye gufatwa hadakwiye gufatwa uriya wenyine? No, hagomba kuba thorough investigation mu bintu byose. Ese bo bitwara bate? None se uriya agiye kuvuga abaye open akavuga ati hariho n'abajya abampaga ruswa. Njye namushobora kumuha inama ndavuga gusa in general terms kuko sizi yuko ari we wenyine wabikoze. Ndibwira ko ibyo mu Rwanda byari byamara imyaka se wabitangiye se? Oya. Byahatangiye biri mu maboko ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco. Kuki batabikora? Uriya we baje kubi privatiza. Babiha abikorera yabitangiye 2014. Ya 2014. Kugeza ubu ni wari ukibikora. Yes. Ariko nawe ukibikora kuva bitaramuvanwa mu maboko. Kandi bimazemo imyaka ubu ni 8. Kandi arabikora successfully. Abo se bo yabikoreye bose niko yabagenza gatyo. Ese niba yarabagenza gatyo kuki bo batagize kuki batamurize? Ese ntibyabaho byarakoraga ari uko ari bo bwabo bamwishitingiye ibintu nk'ibyo? There is some interests harimo ibintu bagomba kugira. Ibi tugomba kugira ngo tubikore neza kuko n'abagabo ubwabo igitsina gabo cye kuba nkuko mu Burayi bagifashe ejo umuntu yarambwiraga ngo mu Burayi cya mbere na mbere n'umwana, cya kabiri n'umugore, cya gatatu n'imbwa, icya kane n'injangwe, icya gatanu n'umugabo. Ibyo rero umugabo aza hanyuma y'ibintu byose. Iyo habuze ikindi kintu kitambika hagati aho so kugira ngo turwanye icyo kintu kugira ngo umuco wacu we gupfa kuko abantu benshi baradusaba. Hari ikibazo kivuga ngo abantu bose bazana ibitekerezo kuteba ku society yacu yabaho. Kuki abantu biyahuza ibiyobyabwenge, kuki abantu bameze ku kigo zisenyuka, kuki biki, kuki abana batumvira ababyeyi, kuki abana batwarira zindaro bakiri mu mashuri bakavamo bakiri byasitara ubwangavu. Ibyo byose ni ibibazo. Those are called what you call social ills. Ni ibibazo bikomeye cyane kandi bikwiriye kwigirwa umuti. Ariko ntabwo byakwirwa abantu batavuze their mind, abantu batashyize ahagaragara ngo bavuge ati ikintu ndakireba ntya, none tukareba na experience uko twabayeho tukabizana. Wenda hari abavuga trash bakazana bati n'ibyakira niko byari bimeze. Hari ibintu byinshi ntakwirwa avuga ariko ntekereza kuki tudashobora kugira umuco wacu. Bagenda mbona kankubwereje tw'Abanyafrika dufite ikibazo. Abazungu basa nkaho Abanyafrika twaremwe n'Imana na Afrika yaremwe n'Imana, ariko the African nation states ibihugu bya Afrika byaremwe n'Abanyaburayi. Bamaze kubirema babiha imipaka, babiha amabwiriza, babiha n'umuco. Umuco kandi baduhaye n'umuco upfuye, baduha n'ururimi rwabo. Ariko tuvuge nka Abahinde ni igihugu gituwe n'abantu miliyari 1,400,000 cyangwa 300 reka date. Nuvuga ngo Abahinde barangana n'Abanyafrika cyangwa barutaho Abanyafrika bose bashyize hamwe. Ari igihugu kimwe. Akarari igihugu kimwe. Ariko yaba bapfaga nabi nkuko dupfa nabi, igihugu cyakabaye cyarapfuye. Ariko at least bafite umuco wabo bagikomeyeho kandi badakinisha. Yasize yuko mu Buhinde hari abantu bapfa gutwara ibintu bya kigafura batwara inda z'indaro. Sivuze ngo ntaba hari 100%, ariko umuco wabo ufite ukuntu babikontorora. Memo no bihugu by'Abayisilamu n'iki byose. Cyane cyane bari abantu bo muri Aziya. Ntabwo abazungu babakuruze ko batuvuruze. Ibyo rero nkavuga nti natwe nk'Abanyarwanda dushobora kuvuga tuti no hari ibitubereye hari ibitatubereye. Je nibuka yuko intambara ikirangira ibi bya misi byose no kubihagarika igihe kirekire. I don't know, byashatse kuza vuba ariko basa nk'ababihagarika. Sizi icyo bari bategereje. Byatewe n'iki kubihagarika? Ntabwo mbizi ariko yuko byabayeho basa nk'ababihagarika ntibabyemeranya ngo hari ibintu batekereje wenda icyo gihe ibintu bikirangira. Wenda bumvaga yuko tugifite ibikomere wenda by'intama abantu batajya muri iyo myidagaduro imeze ityo. Ariko je nkabona ko icyo dukwiriye gukora dukwiriye kurengera umuco wacu. Ko nk'ubu bintu byasohotse byagiye mu itangazamakuru byagiye hehe abantu nabo hanze barabivuga n'abandi bose bitwangiriza n'izina n'iki byose. Ejo naho zimbibona kuri TV5 Monde. Yes, aba hanze babireba. Bafite ukuntu baba badufata. Kuko ibiwabo babikoze nta kibazo bibatera. Ariko twebwe barabituzanye muri bafite affectinga mu buryo buri morale nk'ubwo ngo. Why? Bazi yuko twebwe
dufite ibibazo bariya banabijyamo iwabo akabijyamo nk'ikintu aze hobby akabyiryoyinga nubwo yaba adatsinze ariko aha ngaho umuntu avuga ati jyewe nibura nagira ati nanjye nabona ririya kamba nanjye nabona babandi batanu harya babandi baherekeza hari ibisonga na babandi bitangwa na Miss Popularity n'ibiki byose buriya bintu nk'abantu hafi nka baba bagiye ntabura abantu 8 bagira icyo bagira buri muntu icyo akurayo so rero umuntu barwanira aho ngaho buri muntu rero yahataniraho noneho wa muntu ubikora ubifite mwiki agomba kuba tempted ko byagenda kose agomba kugushwa mu gishuko yagomba igishuko kukijyamo kuko ni opposite sex tabiri n'igitsina gabo ni ubyo organizing noneho ni n'umusore umusore mvuga su abanyarwanda bavuga ngo Kinyarwanda cy'iki gihe gipfuye bavuga yuko ngo umusore umuntu utari warongora twebwe mu Kinyarwanda cyacuze yuko utari warongora tuvuge nkanyu ubu niba ntarigeze ndongora babanyita umusore tuvuye mu musore ni status social status naba narongoye ubu ngubu nabaye umugabo no ni umusore mu myaka I don't think is above 40 sinzi ko ari imyaka 40 ifite uriye naba afite myinshi za 30 rero abakobwa baza bose naba miss ni beza they are selected yes n'abantu bari selected it's the brass ni abantu bo hejuru cyane ni cream mbese ije imusa kandi nabo bafite icyo bashaka nawe nk'umuntu afite uko ashobora gutekereza nose kuki bitamuza kuki se batamushukaho those guys are all above 18 bafite ubwenge hari n'inama bagirwa umuntu akaba yajya ni ruhanda kamwe atari kubura bizura muntu nzagenda umubwirutse n'uti n'umugabo n'umugabo azagukunda none se ntabwo iyo inda ziri ku street zitujya ka 15 n'itandatu they are there so ibi bintu bimeze nk'izi manza uko zagenda ziza gihe cyo saka wenda ushaka kuvugaho nacyo ngo bagitekereze hari ubwo byatwicira n'izina sibyo nk'igihugu umuntu abaye yagize atya nk'abari abo ngabo batwavuga abandi bati n'abandi umuntu asanzwe azwi mu gihugu Prince Kid abo ngabo bari bazwi bakora ibintu abantu bakunda bagira bate uwo muntu bakamugira bate bakamucubya akajya mu manza nk'izo ejo abantu ngibyo n'abatureba usanga mbese abantu ba innovative bashaka kugira ibyo bakora wenda bigira batangira kujya babitinya kubyimvuruvinga ibibazo byinshi ukumenyekana ukugira ikintu cyukugira ukaba popular iyo ukubaye popular ikintu cyose cyatuma umenyekana ukabikirangirira si byose ikintu cyitwa umugore kiba cyakwegereye icyo nacyo niko bimeze nawe nk'ubu ngubu urahanga bavuze batwagutoreye kuba wenda president w'urugaga rw'abanyamakuru b'igitsina gore baba bakwegereye bashaka favors n'abandi bose mwisi waba wamenyekanye ibyo rero buri muntu ashaka kugira ate kukwikundwa akaza iyo ari umugabo ashobora kuguha ati guhaye inka umugore satanga inka cyangwa aragutwara nkugurira icupa umugore ahita wakwereka ikindi kintu kiri so different ariko banyumve neza siko abagore bose bameze ariko ndavuga yuko hashobora kuba abameze bati nkuko ibyo mvuga ni ibintu bizwi muri societe abantu bose barabizi nigeze kubona umugore umwe umama umwe yampaye ubuhamya burambabaza gihe icyo gihe yatwaye umwana we ahantu headmaster umukuru w'ikigo ngo amuhere ishuri aravuga ati ikigo cyagize gite cyaruzuye kugira ngo amuhige amukozi iyi niyi arangiza amugejeje kuri ya ntego yashaka yuko agira ate yuko baryamana kugira ngo umwana amufashe uwo mama yabimbwiye ko atabikoze yahise avayo yari umugore afite indangagaciro za Kinyarwandakazi ntabwo najya kwiyandika kubera umwana Imana yamumpaye izamuha ahandi ishuri kandi ko niko byagenze ariko abantu benshi siko bameze ntabwo bafite bene ibyo ngibyo cyane cyane abiki gihe uko bagenda bakura ntabwo izo values bakizitaho cyane nuko akivinga ese ngeze ku kintu runaka uko yakigezeho ntumubaze ese ubundi twareba gusa ibyo n'ibyo byose bikora nabo barya amafaranga ya leta n'abarya amafaranga ya rubanda n'abakora ibibi n'abarya imitungo y'abantu n'abakora andi mahano bose they are the same bafite ibibazo bimwe sinzi impamvu kirari cyo batunga cyane agatoki bakaba ari cyo bashyira hejuru bakamamaza because there are so many bad things going around kandi bikeneye nabyo bibi kandi nabibi cyane kuruta suvuge nk'umuntu ugenda numva kamwe nk'urugero
umuntu ngo bita ngo ni ubara ibitabo bya leta, Auditor General, the Auditor General, yeah, umugenzuzi w'imari ya leta, umugenzuzi w'imari ya leta, every yatanga reports z'amafaranga agera muri billions yariwe, kandi ayo mafaranga taxpayers money kuna imisoro y'abaturage, yani imisoro y'abaturage. Abo baturage kandi bayavana babiyusha kuya, kandi ni something collective kireba igihugu, buri muntu abaje afitemo stake. Icyo kintu ugasanga abo bantu n'abangaba njya numva bari abantu zabaye makire n'abandi na parliamentarians zema babivuga n'ibiki, bakomplaining bavuga ati kuki abo bantu badashyikirizwa inzego bagakurikirana, bibwececeka. Umuntu ngo ni ntuza ngo ni iki, barwiyemeza mirimo agafata amafaranga y'abantu akayarya, yarangiza amafaranga ye akayarya n'abantu akabambura, ukumva ngo yaraturutse cyangwa saraho. Ariko abantu barasafaringa, nduru ziravuga. Abo bantu icyaha umuntu aba yakoze ntaho gihure n'ibi ngibi tureba ibyo bavuga, kuko aba yari amafaranga y'abantu benshi. Abantu bamwe bakananirwa gutwara abana bo mu ishuri, bamwe bakaba bafite abana b'abakobwa ari nabo buri uko bagira, kubera yuko ise yahombye yavunikiye ahantu akabura icyo amarira umuryango, umukobwa akajya kwishora mu burayi, nibo batwara inda z'indari muragiye. Ariko icyo kintu umuntu ntakirebe, ntarebe kozi ibyo bintu byose, aho bakita kuri kariya kantu. No, ibyo ngibyo simbizi. Itangazamakuru rero mukabijyamo cyane, wa mugani mukendinga hapo umuntu umuharabitse izina rye riraguye, aracyari muto, kariya irapfuye. Niwo wumva bamwe yavugiraho akavuga ati no mu Rwanda mvuyemo akigende, yagera akagenda avuga ko yabaye victim wasaka mustese n'ibindi. Ariko kushaka kumera nkaho byo bidakwiye kuvugwa cyangwa bidakwiye gukurikirana. Je icyo mbivugira nkwereye ku kintu uvuze, uravuze ngo kibaye gender based violence. Icyo kintu ntabwo ari cyo, that's tuning, no kugira ngo bagishyire bagihinde isura. Je na define, je ndashaka abaje amategeko, je cyangwa n'umunyamategeko, ariko nduvuga ikintu kivuga bazambwire wenda bo baduciramo bakavuga ati no we wibeshira ni gender based violence. Umuntu avuganye n'umuntu, je nkwaye ingero, niba umuntu mwembi takes the two to tango, niko bavuga mu Cyongereza, ni initiative ushobora guturuka no ku mukobwa. Urahakana ko kitashoboka se? Aho birashoboka. Yes, naba cyashoboka rero. That is why badashobora kukitagura gender based violence. Kuko gender based violence as far as I know niki ikwiriye kuba iteye ikwiriye kuba hariho cyo bita bodily harm. Umuntu wamututse cyangwa wamukubise cyangwa gizute, cyangwa so umwana muto wamushutse kuko ari muto mu myaka, cyo nacyo tugomba kucyumva. Myaka 15 n'urugero ubwo katucyemerera cyo, wewe ukamushukisha iki ibintu akabova heri mude, ukagenda ukamuterera nturangiza ukanamuta. Cyo no kintu cyamenye kibi, umuntu umuteye inda uranje uramutaye. Urumva neza, uri umuntu mukuru wakoze rero ko ari umwana muto ashobora kuba yasama, noneho umuterera warinze ukanamuta. Ariko pastor, ari ikintu tutari kumvikanaho cyane, ikintu cyo kuvuga ngo kwifashisha ububasha ufite ku muntu ukaba wamujyana mu bintu runaka kubera ko abona mufite ububasha nawe akemera. Ububasha se buye? He was the organizer of the event. Ntabwo ndi gushaka kumushinja no kugira ntariko ndimo ndavuga uko ibintu bimeze. Reka nkubwire, niwe wari organizer mukuru, niwe wari ufite imbaraga zose mu kiganza. Ibyo ndabyemera. Gihe cyo nakubwiye ntabwo ushaka icyo gitiba gender based violence, cyaba kibaye ikindi kintu. Jewe ndavuga ngo naba ariko amategeko akivuga, maybe nayo bashobora kuba barayanditse, nabagomba kugira bakayareba bakasobanura. Niba umuntu jewe nkubwiye ngo, kuko biraba no mu kazi birahari, mu kazi gasanzwe favors kugira ngo ubone promotion uri gitsina gore cyangwa ubone nako kazi, hari abatangiye uruswa. Uranyumva neza? Ariko wowe ufite uburenganzira bwawe kwanga advances zidafavoringa ukuri, wumva zitaguhesha agaciro. Ashobora gufata akagufunga, ntacyo yagutwara. Wenda wabura iryo kamba waribura. Kandi bitandukanye na bya bindi byo mu kazi, wumve neza, kuko akazi, urugero boss wawe ashobora kuza haguharasinga. Actually nicyo twakwita
gender based harassment, kuko afite gushakaho akagutoteza, sibyo? Akuvana aha akaba yakusorganizinga, akaba yatuma utagira promotions cyangwa utagira chances zo gutera imbere. Ibyo byabaye no ku bagabo no ku bagore, women bosses babikorera abasore bakiri bato. Ntaba izo kazi ndazifite ndazizi. No ku university bigeze bibaho lecturer w'umugore, one of the universities hano muri East Africa, aho iyo kana arayumvise. Noneho ngiye nkavuga ngo uranyumva neza? Yego ndakumva. Nukuvuga ngo biriya bya misi jewe wa wundi ukoresha harassment ku kazi, kuko urudira mu kazi niho gagutunze, ntabwo uri buvuge ngo ndakanze, umuntu akaguharasinga. Yaguharasinze rero sometimes ushobora kugivinga in, kuko ubureba kakazi ushobora gusanga wirekuye, ukuva utashobora kurwana iyo ntambara kuko umuntu agufiteho ubutwari. Ibyo bikaba byaba kandi birahari, abantu bose barabizi kandi bose baranabikora. Ntabwo ari bose, ntabwo ari bose, mvuze nabi se? Ni benshi. Nabyo byasaba ubushakashatsi. Ariko okay, hari ababikora nibura. Yes, hari ababikora. Gusa bisaba ubushakashatsi. Ariko hafi iyo ugiye ahantu hose, ubwo genda koze mu nzego zimwe nkareba. That's I experienced that. Bibaho ibyo ngibira. Yego nanjye ndabyemera ko bibaho. Noneho rero uwo muntu ntabwo ameze nka Miss, ariko nawe ashobora kuvuga ati jewe kubw'imbabazi z'Imana. Urumva neza? Jewe Imana yandemye ntabwo ndi bukora ibyo. Yego. None se tukajya duhora turi muri izo ntambara. Umuntu arayobora, ni umuyobozi, sije wamushyizeho, afite wamushyizeho kandi afite imbaraga ku buzima bwanjye, ariko hari icyo atakora. Jewe mvuze ngo aya musore I want to do it, wenda nkemera nkakandamizwa muri buryo nkabaho, kandi imbere y'Imana nkaba ndi umwere, n'imbere y'umuryango wanjye, n'imbere y'abantu bose bashyira mu gaciro. Ibyo bintu nkaba nabireka, cyangwa umuntu nkaba namwangira. Ntabwo mbye kuvuga ngo tuzajya mu nkiko ngiye kurega yakoze ibi. Okay, muri rusange ngiye nkaba navuga yuko ibyo ngibyo nabiriya niko bakwiriye kubifata. Ikindi cya kabiri ntekereza, niba kira kintu cyaraje kikaba kibaho, kikaba urumva kiriya kintu kimara kubaho kigatutuma n'uwo musore wenda bikagira n'ingaruka zikomeye, iriya Miss Rwanda ntibazayihagarika, wenda izasubira muri Ministry of War kandi cyagira ngo kuko ni ikintu cyaje kirahari, tugihagaritse byaba ari ibibazo. None haba ikibazo kuri Shoni Maka byageze bite? Uzi uko bizagenda? None nubwo bizakorwa cyane, kuko noneho wawe ntazanakubwira ubikora, we azajya acara gusa kureba gusa ngo ati ntako biza, wowe ubwawe wibwiriza bumushaka. Yes, noneho ubwo wenda yabateretaga kuko favors byaba abandi bashaka za favors ziri mu ntibazabura. Sange nawe nuko bimeze, kuko niko human society niko tumeze, niko isi imeze, niwo muco turimo, nibyo abantu barimo, nibyo abantu barwanira bahirimbanira kugeraho. Abantu b'iki gihe biravuga ngo icyo gihe abantu bazabifuza. Ubu hari ibintu byo kwifuza cyane, kononekara kwazamwe mu isi no kwifuza. Abantu barifuza kubibi. Umuntu kugira ngo abe successful mu buzima, agira ibyo ageraho, ni struggle. Bigomba kunyura ubu ngubu dore ibintu binyura mu bintu bitatu. Ibintu kugira ngo wamamare ubu ngubu umenyekane ku isi cyangwa ugire icyo ugeraho, akenshi bigomba kunyura muri bintu nka sports, kubura umukino, muri entertainment, muri betting, no mu bindi bintu nk'ibyo ngibyo bindi. Ejo umuntu hari umukene ukaba miliyoni. So ndumva ari nk'ibyo nicyo nabivuga. Pastor, among organizers of Miss Rwanda hari harimo n'uwitwa Miss Jory Mutesi. Nawe uramuzi? Namubonyeho, si wawe ubanze kujya byamuhoze. Nawe n'umwe mu bantu bari bafite ijambo, kuko yari mu kanama nkemurampaka. Urabona biri burangiriraho cyangwa
hari n'abandi bashobora gukurikiranwa nyuma y'uko uriya wabiteguraga kuko ntabwo yari wenyine yari afite ikipe bafatanya. Nibyo nakubwiraga rero nakubwiye some people even advised hari nabo bashobora kubagira inama nuba nkuriya yari boss nk'uwo nguwo si bivuga ngo niko bimeze ariko nafite wenda ab'igitsina gore bafatanyaga nawe n'ibindi hari abari bazi iyo deal wenda bakaba bazi bati uriya ni boss akaba urugera kandi muteretera twira ngo ugirutse buriya boss bugenza utye kandi biraza kunyuramo sinzi biriya bintu ubwo babikora ngira ngo hari amafaranga ava hanze abijyamo ava mu bigo byigenga byamamazamo hariyo. Okay, harimo amafaranga. Aha. Buriya rero harimo amafaranga iyo hajemo element of money kiba cyabaye ikibazo. The boss aba afite ijambo kandi abakoramo nabo they want employment nabo baramukorera kandi bazi uko abaho kandi bazi yuko ari engineers muri ibyo birabizi abikora wenda abikora neza bakabona ayo mafaranga nabo barashaka employment nabo barashaka kugira favors kuri we bashobora kumupangira n'utuntu nk'utwo bakamunezeza iyo byashoboka sivuze ngo nibyo ariko birashoboka so kuri biragarukiraho ubwo no sivuga ngo biragarukiraho investigations zikomeza hari n'abandi sivuga ujuri ndavuga sivuga jori wenyine for hasi ndavuga abandi bari involved muri icyo kintu bakora muri izo circles muri ibyo ngibyo je niko nabitekereza yuko nabo bashobora kwisanga ibyo bintu bagize babiri. Pasa reka dusoze tuvuga tuti hakorwa iki iyi Miss Rwanda watangiye uvuga uti ntabwo ari ibintu n'ubundi byo mu muco nyarwanda iveho kugira ngo dusigasire uwo muco igumeho se kugira ngo ubwo bigende bite niba atari ibintu biri mu muco nyarwanda. Umuco nyarwanda ntabwo wishwe na Miss contest gusa hari n'ibindi byawurimo ntabwo ibyo gose nabyadivisinga ku bwanjye gitiyanye nuvuga ntacyo bimaze ariko se navuga ngo bihagarare kuko ibi aho tugana ibintu ni byinshi cyane bimeze bityo nakwi twakwishara tukandika list y'ibigomba kuvaho byose kandi bigomba kuvaho se nibi nuko reorienting ibintu abantu bagasubira mu bundi buryo bw'imyumvire kandi bihabanye nuko situation imeze na trend aho ibintu bigana. Nkavuga rero nti jewe icyo navuga amategeko ariho muri kino gihe giye uko nyibona ashobora gusanga azanye injustices umwanya wa justice niba umuntu bamufashe bakamufunga nk'uwo musore ari mu buroko ibintu bya disorganized aramwaye agize ibindi bihagiye kubona agiye mu manza yanatsinda nubwo yatsinda ariko cya kintu ibyo cyo cyaramushyizemo uko abantu baba baramufashe abantu baramutukira ku gahera batabanje kandi nta sinzi yuko hari ukuntu byagenda kundi wenda ngo barebe niba afite n'ukuri yazajya kukugeraho bitwaye ari ikibazo bimukosize ikintu cyinshi cyane. First of all aragenda akajya ari kuza umuntu kugufunga nubwo yagufunga ukwezi we nubwo yaba ari iminsi 3 nta mpamvu yuko ubufunze. Yes ubwo ngubwo rero hari icyo byica mu mutwe w'umuntu hari iyo bica mu bandi bantu baspiringa gukora ibintu byo kugira ngo wenda bishobora kuba byagiye cyo bene cyo bimara cyangwa biteza imbere abantu. Reba nkuriya je numvuriya witwa Ndimbati arimo araburana ibintu n'urugo rugena cyane banje kuguha ugasanga araburana avuga ngo hari witwa Sabe nawe w'icyamamare ukuntu ngira ngo by'amakuru kubyo kubaza abantu wamugambane ajya inama n'umukobwa ngo ugende umurege undi akamwita musaba amafaranga ya nayo ukuri kwe ntabwo twaguta kuko ntabwo twe turabajya tugomba kumva impande zose abo umuntu yansabye miliyoni zingahe 5 kandi noneho uwo muntu giye hari cyo ndeba kindi gikomeye irrespective of that uwo muntu agiyemo mu buruka afite umugore n'abana n'abandi babyeyi kuri ya mugore nabo ni impanga bakeneye kurya noneho bone ni impanga si n'umwana wa wundi n'ubundi yajyaga yagatera iperu bakamuha amafaranga sinamurigeze no babihaga yigeze abihakana ko nta mafaranga y'ufashije bamuhaga ngo byari byarahagaze gusa nicyo kibazo cyabaye. Ikindi wenda uretse na Ndimbati uretse n'uyo family iri hafi ashobora kuba yarafite barumuna be yarafite n'abandi bamushamikiyeho. Yes bamushamikiyeho yafashaga kandi be ntibyabura kuko Abanyarwanda turabakene tufite ibibazo abantu benshi bari bamuza abamwita uncle abamwita whatever bakuru be barumuna be yajyaga yitaga akagira utuntu twabaha yabihagaze
so rero tugomba gutekereza kuko abo nabo tuvuga ejo bazaba umutwaro kuki nibo bazaba umutwaro ku gihugu. Tuvuga ubundi dukora ibintu ngo twavoiding imitwaro ku gihugu cyacu. Niyo mpamvu n'abaje genocideri babahuhiragamo bakabira ngo mujye gukora imirimo mfusimbura gifungo ifitiye igihugu akamaro no kugira ngo bataba burden ku gihugu. Erega tube sisiya igihugu nabo gifata abantu ibihumbi 300 bari mu buroko bagaburirwa bagira bati that's a burden. Ntabwo ushobora kwinkaringa ibintu nk'ibyo ngibyo over the place. So jewe nkaba mvuga sivuga ngo ndavanaho ibintu ni igitekerezo cyaye ntanga nk'umuntu nanje ushobora gutekereza ibyo bintu babyige neza kugira ngo tutazatuvira mu bibazo. Pastor turasoje wakoze cyane turagushimiye kubwo ibitekerezo waduhaye kuri inshuro umenye utavugaga nk'umupasteri menya wavugaga nk'umwanaliste mu bijyanye ndiho narigeze ngo uvuga nk'umunyapolitiki oya nk'umwanaliste mu bijyanye n'ubuzima uko ubibona muri rusange uko ibintu bikwiriye kuba byamera kandi erega burya icyo twita gukunda igihugu n'ibyo nabyo biba birimo umuntu ukavuga igihugu cyanjye isura yuko kimera abakiyobora nabo bagomba kuba bayobora abantu bazima. Ari nayo mpamvu duhirimbanira kugira ngo ivugabutumwa irushaho kwaguka. Nicyo nashaka kuzutaha kuzagerageza no kubwira inzego rero ikintu cy'ivugabutumwa abantu bagiha agaciro. Nyamara kugiha agaciro bizatume igihugu cyoroherwa. Ntabwo dushaka ko abantu bacu bakomeza kuba bakura baba amabandi bakura bafite ubwoba bakura badafite umurongo ugasanga ni ikibazo. N'abana bacu b'abahungu baragenda baba ibintu by'ibinywata sizo wambwiye ngo ubu ngubu mu Rwanda kurongora umukobwa n'umuhungu barababwira ngo nimugera mu rugo naba ari ukuri simbizi ngo muzihitamo uzaba nyir'urugo. Ibyo bintu ababizi muzafasha ko uzankorera iperereza bumve niba ari ukuri. Nabyo ni biba bibabaje. Umuntu muvuye hari imbere y'abantu mwajya mukajya n'amasezerano mudasezerana imbere ya rubanda. Icyo nzi cyo nuko itegeko rivuga ko yaba umugabo yaba umugore ashobora kuba umutwe w'urugo. Bitewe n'iki? What is the criteria? Ikifashishwa cyangwa icyo baheraho? Ntekereza ko biba mu bwumvikane hagati ya bombi kurenza uko bashyiraho criteria. Ubwumvikane n'amasezerano na yoga. Ubwo se amasezerano bazayatwara imbere y'abantu bati uyu nguyu amasezerano twagiranye yo kuba giye mukuru w'urugo none yaranyemerera none kandi yarampindutse. Ibyo byayimeze ngo batinganye uzo ko bakora se. Oya. Iyo ari ibitsina byombi iyo bahuje igitsina hari ugenda agapurenga rero yo kuba umugabo bakabyemeranya undi akaba umugore kandi bombi ari abagabo umwe akazitwa shi undi akitwa ni yari abagore niko bamira hari ubanyira urugo akaba mbese heda agapurenga rero y'umugabo kandi ari abatinganye. Niba n'abatinganye bakora ibyo kuki iki Imana yaremye yahaye umugabo kuba ari we head w'urugo kuki atari cyo bakirwanya ariko no bakemera umutinganyi yuko abatinganye bombi mwihitamo kuba agira urugo akaba umugabo undi akaba rero agapurenga rero y'umugore. Pastor reka dusoze nabonye muri Espagne bashyizeho minisitiri ushinzwe gukangurira abaturage gukora imibonano mpuzabitsina. Ariko abantu bacu barasaze rwose. Nabonye ari umuminisitiri w'umudamu rwose bashyizeho. We nicyo ashinzwe. Aho rero mvaho tugana niba mva ngo intambara za Rose abantu bashize gutya. Erega the Bible you once you know the word of God. Imana mwikuye mu bintu byanyu nk'abantu. Ibintu biba birangiye. Ariko ntabwo twataye dusezere ka dusenge twaje. Yego nta kibazo. Mana data twese turagushimiye ikiganiro. Twibwira ko abazacyumva cyazagiho gikangura cyangwa umusanzu gikora ariko tusabira abantu nuko twasubira kumenya Imana data n'umugambi wayo ibyo yagambiriye kugira ngo kiza abantu tukabiha agaciro cyane kuruta ibindi byose. Nuko rero dufashe mu byose tubyambarije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.